umuntu uri mu kazi mwamubonye nkwice ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko hagarara gutya tureba zamura akaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro turebe yampaye afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubundi mfasha umugabo no urabona ukuntu yatanga nahagurutse 1500 yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kari gaho da ako kadorari nitwe tukajya urakoze cyane nyuma yo kuva mu icupa muraho turaho amakuru yawe ni meza uyu mwana amaze imyaka myinshi ari mu icupa yavuyemo mureba kamana suze cyane abakunzi mwese ba 5 Guys TV rize komeze fresh je nitwa Junior sinjya muri migozi impambira kindi kwa kumushwa simuheza gaca maze kubimenyera mwese jana kurindi hanyuma make sure ko wakoze subscribe kuri uyu muryango mugari nawe uze utwinjiremo hanyuma uyu mwana rero uyu mwana uretse ko muri nabareba reka mansuze bano bantu ariko ibyo nabanje mwabyumvise mwabonye na video nandi kuvuga uyu mwana yari amaze imyaka myinshi cyane baramufashe ibaze kugufata uri umuntu ungana nk'uko ungana wowe dukurikiye bakagushyira mu icupa tujyugana na bano bantu video mwarayibonye tuza hano ku mugabo bitambungira mihigo cameraman nabereka ahantu uwo mugabo atuye abakorera igikorwa cyo gufata uyu mwana akamuvana muri iryo cupa abagizi banabi bari baramushyizemo mbese baramuhaye bwa burwayi bwagombaga no kumuhitana ariko nyuma yuko birangiye abagabo navuze nteka ntange part 2 mujya muzimbaza muraho turaho umeze uti meze neza witwa nde harya nitwa Silas Mukijuru ukurikijuru ingiri ukurikijuru uri guca hehera nawe twibutsa amazina Byayingabo Aimable ko ndi gutinya kukwegera Byayingabo Aimable umeze ute rero ndaho narakiza reka nkubwire tujye kubanza kubaza uyu mwana ubuzima bwo mu icupa mushireho kamera fresh tubwire ubuzima bwo mu icupa ntago nari mbeze oyase ntago nari mbeze babembyiye ngeze mu rugo ngo bari baranshize mu icupa oyase nta buzima bwo mu icupa ubuzima indani baramugize nk'amazi cyangwa iki ubuzima bwo mu icupa ntago uzi ukuntu bumeze kandi warahozemo ntago nabimenye ntago nari ngwaye wari urwaye hanyuma ubu umeze utera aka kanya ubu narakize meze neza umeze neza ntago yagira gutyo ukabona yashaka kwinjira nko mu isafuriya cyangwa oya yarakize nta kibazo nje gushimira kuko muganga yarambye nzamuzana nje gushimira ampe n'undi muti wa nyuma wo kumukingira uwo mugome nyine atazongera kumumenyera ngo amukinishe yego byinshi turabimenya tumaze kwinjira mu rugo rw'uyu mugabo wafashe umwana akamukura mu icupa akavamo akamuzana hanze hano ku isi njya numva abantu bavuye nko mwibohero abantu niko bivuga ngo ntago baba bari ku isi uyu nawe ubanza atarari ku isi so rero ubwo tugiye kureba uyu mugabo mwibuke iyi video irangira nabwiye ko mbembereye part 2 kuzabereka uko uyu mwana byagenze se koko yarakize nabaje muganga se uyu muntu mu icupa avuyemo birarangiye arakize muganga ati ntagakize ariko murampa iminsi nyuma y'iminsi myinshi rero twashatse gukora part 2 nkimara kumenya ko umwana ameze freshness mvuga nti reka mbyereka abanyarwanda urumva umeze neza meze neza cyane umeze neza meze neza mu icupa ntago wanyeganyegaga gerageza kunyeganyega turebe wagira gutya nabikora n'ukuboko kakuzamura nakuzamura umuntu nagashira mu icupa di so ni byiza cyane birashimishije tutari twinjira cyangwa se tutari kwakomanga kuri uyu mugabo uriyumva gute none je ndumva nishimye ku mwana wanje yarataga atajya gakira ko naravuje ahantu hose byananiranye
ariko baza kundangira hano ko umuvuzi avura neza nta kibazo. None nkaba narinze kumwereka umuhungu we yavuye kamukingirwa umuti wasigaye wa nyuma. Ubwo hari n'akantu nazanye ariko ndakamuha nako kwishimye. Iyi video igomba kuba ifite iminota itarenga 10 cameraman ubyibuka uhita ukatinga. Icyo ngiye gukora ngiye kubaza utubazo nkatungahe muganga uko yabigenje rwose. Turebe n'uburyo ki uyu mugabo yaje yiteguye agashimira uwo mugabo duhari, ubundi dusoreza aho ngaho. Reka tukomangire uyu mugabo. Zaba nta kibazo. Ibyo nari ndimo mvuga nti dusatire urugo rw'uyu muvandimwe witwa Mbungira Mihigo, niko yari yatubwiye ngo niko yitwa. Ubushize twari twakomanze tuvuga tuti turebe niba navuze nti part 2 ni ngombwa uko byagenda kose. Muraho bimeze bite se? Neza. Suhuza nokungwamo umeze ute se? Neza. Yego. Umusaza arimo se? Arimo? Yego. Okay. Mutugezeho nyine tumurebe. Ya nibyo ndimo mvuga mu kanya nti uko byagenda kose uyu mugabo nawe ngomba kugira ibibazo mubaza runaka. Ni umuganga ntari byo kubesha. Ni umuganga nzajya murangira abandi bantu bagwaye. Bayidawe abantu n'abagome mu byibuke hanze aha ngaha. Yewe ubu ngubu kwizera abantu narabiretse. Bari bankoreye nta byari bimeze neza ariko umugabo ndi kubona yabikemuye kabisa. Kwizera abantu giye narabiretse sigaye nizera abantu bake nabo simbizera 100%. Sanze ari hatari mwa abantu. Ariko nje kwemera bunemeye. Twaje turi guterura kubona ko ari kwigenza. Ntako bisa. Byambereye ubwo se ukomanga naho. Yego. Makuru ni meza. Yango nituhageze nyakubahwa. Muraho. Wa muhungu wa muhungu wawe. Umuhungu ubwo yabaye wawe. Meze neza. Nimeze neza. Ahubwo uvuga ngo aravuga. Aravuga. Niko. Nundi kuvuga. Ntabwo gisimba ruhuka kundi. Aravuga. Bimeze bite se? Musande kundi mu kazi hano. Nabone ndiho mvura. Ntabwo umuntu yageramo se. Nta kibazo ntabwo duheza abantu mwinjye nta kibazo. Ariko mu buryo bwa kinyamwuga ubatubwira ko hariho amashusho. Nta kibazo nabo ntabwo batinya amashusho. Abantu bayatinya. Muraho yemwe. Turimo turafata amafoto rwose numva ariko niba bitabangamiye rwose. Ntabwo bangamiye. Ni karibu nta kibazo mucare. Karibu umuhungu wanjye. Bayi wawe tayari. Bayi wanjye. Amakuru yimeze mute? Amakuru meza. Ariko kugenda neza. Kugenda n'intoki zose. Handi haragororotse neza. Wakina umupira? Nibyo? Kugara wayihamya. Yakina na basket muremure. Areshya nase. Ukubareba urarabye rwose. Ndi kuvura umurwayi nararwaye meze nabi. Ndi kumurwanaho uyu nawe nemaze bese ndi kumuvurira mu rugo iwabo. Nuko ngo yarafashwe amara iminsi ariko nawe nabibasobanurira. Reka nze mbanze muhati ibibazo. Muraho neza? Yego. Kamera nta kintu gutwaye. Abantu bari kukubona isi yose. Nta kibazo. Nta kibazo. Witwa nderera? Nitwa Murekatete Jeannette. Jeannette. Umeze neza? Meze neza nubwo mfite umurwayi bwose ariko nizeye ko azakirageze kwa muganga. Yego. Muraho namwe? Umugabo hari ukuntu ashobora kuba yamushyizemo nk'imiti wamwegera nawe igahita ikujyaho. Okay. Yaravuze ngo dusobanure uko bimeze. Ubundi uyu murwayi amaze amezi 4. Yego. Twaravuje birananirana. Yego. No mu Kinyarwanda hose twagiyeyo biba ngombwa ko baduhuza n'uyu muganga kuri telefone. Yego. Ubwo wamaze kuduza kuri telefone atubwira ko tumwoherereza amafoto ubundi akamuvurira mu rugo yabona agize akabaraga tukamuzana hano. None ubwo twamuzanya hano kubera ko sinzi umuti yamuhaye mu ntuza bwo twamwohereje amafoto niyo yamuvuriyeho. None ubwo twamuzanya hano hari n'indi miti ari kumuha. Nuko
Ose turaganira dute wa mugabo we ndeba uri mu kazi. turaganira byose ndabifatikanye Urabihuza. kubera ko uyu nguyu nyimwitaho cyane reka mbanze murwaneho mu miti mikeya hanyuma nongere nkomezanya n'uyu nguyu tugane. Baravuze ngo akuzaniye ngo ntabona sindamubaza byinshi. ari utuntu ngo akuzaniye twagira ngo Madabu nzanira ya magi turebe uko ameze. Mufashe gatoya. Nabatumye ubundi nari namusuzumye maze kumusuzuma ndamuvura. Hari byo nari nabonye bidasobanutse. Ndabwira nti bo banzanire amagi. Nyamara kuzana amagi hano ubwo mbona ko muri biryo birimo isuka mushiramo. Amagi y'inkoko. amagi Asanzwe y'inkoko. Mbona ko muvura. Uraza kukibona mu kanya gato bintu ngiye nanjye kirabasa aho ngaho. ubwo kuntu biteye hari abaje kushima hano ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hari abarwayi. Murabizi nabisabye ndavuga ntese kuba kamera hari icyo bitwaye, bati nta kibazo. Ntago nigeze mviyora amategeko mw'abantu mwe mutavuga ngo wenda twafasha abantu barwaye tuza kuba kamera tutabibasabye. Murabizi tucyagera twavuze tuti ese ko kamera ziriho tufata amashusho, bati nta kibazo. Rata hari ikibazo kuba turi nta kibazo. ntacyo bitwaye. Uyu mupfandiki rero uyu ni murumuna wa mama. Akaba ari njye utuye hafi ye, bikaba ko ari ngombwa kanjye wamujeho. murumuna wa mama w'umuntu harya ubwo aba ari mama wacu. Mama wacu Ni mama wacu. Ufata igiri muri koze mahangaha. Urambika ari. Koze mahangaha urambika ari. no kwigengesera ryameneka. Amagi so wazanye se? Navuga cyane. No wazanye. Amagi ninjye wayazanye nayo bantu. Agutumye. Bitamo icyuma gutya. Kuri buri iki. Tangira kwiringiza. Ayamene. Anyura yitwa nde? Amazina ye. Mureke. Yitwa Mukarukundo Jeannette. Tabora. Fata. Wabibonye se? Ibyo bibya muwaga mu nda rero. Iki? Wabirebye? Iki? Ibyo bibya muwaga mu nda. Ndi kubona amaraso nje. Amaraso avanze n'amashyira. Buriya se. Wajya bamwe ngo biramurya ntibamenye ibyo ari byo. Nyirabwana nzamukura amanga ntamubaza. Mwe mumenye amagi. Amagi niyo yizaniye ni uyazanye. N'uyizaniye kugiki. Nangahe buriya? Nani. Amajyana. Aya manesi 3 rero ku giti kurya gatatu niyavamo amaraso avanze n'amashyira. Buriya sinyama zo mu nda zaboze. Nta n'inkomoko yabyo bindi. Abone ibyo bari bamushyizemo bamuteretsemo. Bivuze ko ubwo none se ubwo nukuba biri mwigi bikaba no mu nda yego. Buriya mbikuyemo ahubwo. Buriya biziye muri rage. Niho mbikururi. Amagi niwe wayizaniye we kugiti. Niwe yazanye niwe yazanye. Yego. Gene na uko namaze kubibona ndabona ibintu ntabwo nabikora badahari. Kuko nanu sinigera kujya kuyigurira. Ndabona nubone bagenda bagura amagi bayanzanye baje bamuzane muvure namwe mukingire. Cyane ko barambwe ngo bashaka kureba umuntu wahemukiye wabaroze. None angabo bare barabamenyere ko abantu mundi abantu bashamenyere ko umuntu ari kurogeshwa
hirya no hino ariko abangaba ntabwo ari umuntu ugiye kubarogesha abo ni umurozi nyir'ubwite niwe ubaroga niwe ubirogera uyu nguyu bamutwaye imisatsi ye bamutwaye kurogesha no kwirogera ubwabo none ni umurozi nyir'ubwite niwe ubikora hano ni ibitendo buri gihe ibikorwa biteye ubwoba ariko se ubwo igikurikiraho ni iki igikurikiraho uyu nguyu ubu ngubu ibintu ndabirangije urangiye kumuha imiti ikomeze nzi no kumwereka n'uwo murozi akeneye kuba yabona ibyo biteye amatsiko byo kumwereka ubwo sibyo twahera hora ubundi kubona umuntu uguhemukira biba biteye amatsiko rata ubwo urumva kuhita ubona umuntu uguhemukira atari byo twaheraho nibyo bikaze kugira ngo tubone umuntu watugiriye umuntu gutya nibyo byaba bikaze nanjye aribyo twaheraho rwose tukareba uburyo ntacyo reka mubereke ntacyo uretse ko mpari kanze mubereke nta kibazo kanze mubereke aribyo twaheraho kugira ngo turebe ese wa mugani umuntu uyu nguyu bongera kubw'imbaraga mwamuhaye ndagira ngo uyu muntu agaragare imbere y'aba bantu bose mukoze isoni bamaze iminsi babumbaza kandi noneho ntabwo ari umurozi usurogesha ahubwo ni umurozi uroga ku giti cye ntabwo ari umuntu uri mu kazi mwamubonye niko mugabo nkwice uyu muntu ushaka gishaka uzamusubira ndakubaza uzamusubira uyu muntu genda muganga ndakubona wowe n'uburozi bwawe bwose ndabutwara wa mushenzi wowe ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite uyu nguyu mwamubonye n'uyu nguyu icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko byabonetse kandi ngiye kumwambura iyo afite byose n'ingufu ze zose buriya nta bushobozi ngiye kubona amurwa uyu muntu ngiye kumukingira mu kanya umuhe n'imiti hanyuma agende nta kibazo azahita birarangiye hano hari abantu banjye nizaniye ariko aba ngaba aba bantu umuhungu wanjye ndabakira mu rusengero nawe yavanga mu izina rya Yesu ngene mu izina ry'abakurambere bampaye imbaraga mu rusengero ntabyo muzi ntukatubeshye turarukunda cyane urusengero ni imyuka yanyu ntabwo imyuka mibi ko imyuka myiza yego nabo ndabakiriye uriya yari yambwiye ati nzaza nje kugushimira ubu ngubwo nibyo ndamwakira ni wanjye uretse ko asanga kubura abantu twari turavugana neza ngambwira amagenzi n'ikimugenza yego uri gisigaye nta kibazo kirimo nibatubwire kuko gere yambwiye ati nje gushimira uriya mugabo yankoreye rwose nakubwira nti aba bantu uyu mugabo yambwiye ko aje angendera aje kunyira ku mwana ariko ari nagashima nzaniye ubwo ni uko ngira ngo ampe nkakira imbere yanyu nta kibazo kuko ibyo byo nabikoze imbere yanyu ntabwo najya kwakira nihishe nabara agafaranga ubwo twe nituryahora twari duhari byabaye duhari ufasha uyu mugabo ni urabona ukuntu yatanga n'ahagurutse 500 ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndibuze kugenda n'akadorari se nabo kari ngaho da ako kadorari nitwe tukajya murakoze cyane murakoze amafaranga niko yeye mbona amafaranga ngatitira reka da oya muze buriya uri yangamugayo ibintu nkore abantu bajya bikora ni bake cyane ubundi abanyarwanda kuvura bwa telefone ariko biterwa n'uwari ubwo narangiye amaze kwikuraho hari igihe asanga naramutse nabi gakoresha imbaraga za muganga ku buryo ashobora gushuka ntanamwangisha ibyo bari kwihanira oya ndahengeka ntabwo nihanira cyane ngo ndakanyaho okay mama w'umwana akomeraho kandi urakoze sha akanya arakabaza yagize nawe yaje ariko azaza ntabwo nese ducitse hanga hagarara utya tureba zamura kuguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze nzakaraga yiro turebe yampaye
afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubu ndi mu bitahira rero uri muri tahira kuko abangaba bamwe bati byabaye komeje ndakurikirana hamagara mumeze mutati tumeze neza abana nabo nta kibazo cyabo ngubu ngiye kumuha umuti wo kumukingira bitari nta kibazo aba nabo rero burabura ko byose birangiye nta gisigaye nawe ngiye ntabyuka ni nk'ubushize ukuye yaraameze oya nta bari kwamaze gukora amaze imisi mupura mu rugo ntibashaka no kuvuga ubu ngubu baravuga buhoro nta kibazo dusoza rero twagiye kubijyanye n'abandi bantu njya mbwira abantu nti kubwira ngo mbajyane kwa muganga nta kantu mu mpano ubwo rero ariko ujya bugiye uburyo wazanamo n'ingufu bikoresha kugira ngo bakwishyuye abandese oya hari ukuntu umuntu akubwira ati nyaranja wo kabyara we mujyane kwa runaka cyangwa se birwamagara buri munsi izo unzajya nkura gutya nyine yewe ndi Yesu nijye ariko gufasha bibaho gufasha bibaho wese ko mbonye bakwishyura ariko nagiye ndafashe mbere gihe nawe nyine niwanyurwa uzakwishyura iyo umuntu anyuzwe araguhemba abantu mudukurikiye mwebwe mwabivamo dusoza rero ngira yoborera abantu kugira ngo batazajya bari kaniyoborera abantu rero banjye bankunda abantu mukunda ibiganiro bya Mbongira Mihigo n'ubuvuzi bwa Mbongira Mihigo kugira ngo bagire ikintu mbisabira gikomeye cyane ngiye ko ibintu byinshi nkora bitandukanye hari abantu bajya bampemukira cyane bamugara kuri telefone kandi nakomye kuba ndi kwakira abandi bantu umuntu umwe ngo yibwe igare kamwe ngo yibwe telefone kamwe ngo yibwe televiziyo muvana ngo rusonga yigura kuri telefone yanjye si igikoresho kumbwira ngo bakwibrandura ibishyimbo mu murimo si igikoresho ni ibiryo nyine ko reka mbaze nkubwire ngiye umutanyi nkoresha wo wampenze nukuvuga ngo byiburi ntangira kugaruza ugura kuri 2,000 gusubiza hejuru kubera ko nishyuze 500 umuntu wibwa 100 ntacyo twana namwishyuza ngahe ntibyakunda ntibyakunda rwose kuri umuntu hamagara ngo yibwe telefone ibyo bari kumpemukira kandi yagiye bandi kwakira abantu ubundi jewe ibintu byinshi bitandukanye ariko kugaruza ibyibwe ndabikora kuvura uburozi bw'ubutamikano ndabikora ubutumano gutanga umuti kugira ngo ucuruze gutanga umuti kugira ngo utsende urubanza rwaraniranye abangaba bashaka amaviza bajya mu mahanga cyangwa badepoje bikanga ndabafasha umugore n'umugabo mu rugo baryana batabizi bafite impamvu bibateye ndabahuza bagakundana cyane nta kibazo umukobwa wabuze umugabo arangana nkamufasha umuntu wese umva yumva atisobanukiwe neza tukagira nkamufasha akisobanukirwa mvu rero ibintu byinshi bitandukanye wowe urisobanukiye cyangwa se nawe tuzagenda undi munsi kuko utisobanukiye nta nubwo bimenya ntabyo amenya wamenya gutase kuba umeze nk'umuntu uhora yasinze ubwo ari nk'ukuntu ukora ibintu byawe byose bikanga wajya ku kazi abantu bakwanga abo bamushara wawe ntumenya aho wagiye ubwo ni nyatsi uraza tukareba impamvu y'itani niba ari mu muryango cyangwa se niba ari yahe tukakuvura nukuvuga ngo nkora ibintu byinshi bitandukanye ntabwo nabirana bishobora dusoza abantu giye bari kunyura nanjye